Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, nikimba Hosana amen. Nina siri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nashinda, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayodhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nashinda, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Mwambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana amen. Mwambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa,
watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana, amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayoshinda, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana, amen. Yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana, amen. Nina siri naye Yesu, Mwokozi wangu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayoshinda, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana, amen. Yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana, amen. Hallelujah, fanya niwe jasiri. Kwa amani nayo yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha. Tubabwira ngo nimwicare mugubwe neza, mubanze muruhuke. Nimwumva mumaze kuruhuka, turaza kuganira. Murakoze. Kandi dusaba ko umuntu uyobowe n'Umwuka Wera w'Imana ahangaha amahoro. Usanze n'abahana ari amahoro, ibyo nabyo turabishimira. Reka rero ibyo tuganirira ahangaha bibe iby'umunezero kandi bibe ibyo kugushimisha. Ibyo kuribwa biraribwa ahangaha ugeze ubitunganye, ibyo kunyobwa ugeze ubitunganye. Mu izina rya Yesu twamaganye Satani n'ingabo. Reka tubere maso kandi turindire umutekano w'iburyo n'ibumoso kugeza igihe turatandukanira amahoro. Tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu. Ariko ubundi mu muco wacu iyo tugize abashyitsi habaho kubakira tukabaganiriza, ariko twabiciye n'akanyota cyangwa tukabakira. Uwo ni umuco wacu. Reka rero dusabe barumuna banje bari kambere mu muco dutozwa mu muryango wacu.
kugira ngo batambuke bakomeze kutwakirira abashyitsi. Murakoze. Izina rero ry'abagenzi banjye, ariko mbere na mbere yuko icyo mvuga, ubu twicaye hano ntabwo tuziranye. Kuba tutaziranye rero bishobora kutubera ikibazo kiremereye cyane mu gihe turi kuganira. Ndashaka kugira ngo njyewe mbanze ku ruhande rwanjye mbereke abantu twazanye muri uyu mwanya bicayemo, kuko twese uko turi hano ntabwo turi bamwe. Ushobora kuvuga ngo mbese ngo abashyitsi nkubona nka nyir'urugo hano njye ntabwo nkuzi, sibyo? Uretse kuba nasipota nkavuga ntaryo abari burya cyangwa neza nkaba nibereye muri igihugu, ariko muri uyu mwanya turimo hari abaje baturangaje imbere. Ndagira ngo mpagurutse Minani Korodwari na madamu bageze iwacu. Urabona rero ko ari umusaza usheshe akanguhe n'umukecuru we, buriya bo baje baturangaje imbere. Harimo n'inkumi ye nayibonye n'umusore we, nabo bahaguruka bakagisomesha. Rero harimo n'abandi banyamuryango benshi, twese twaje turi abanyamuryango ba Minani, kuko tutari abanyamuryango be ntabwo tuba twagenze n'urugendo tugira hano. Rero n'abandi twazanye nabo bahaguruka bakabasuhuza muri rusange. Urabona ko ari ikintu ikomeye cyane, irimo abagabo bakomeye. Dusabye muvuga ngo ntabwo ari njyewe ubavugisha, ntabwo ari njye nyir'urugo, nta nubwo ari njyewe Manireho Jean Pierre, gusa ndi umukuru w'umuryango. Nk'uko mubidusabye, reka natwe tubikorane umwete, bereka umuryango. Nitumara kubereka umuryango ndetse na nyir'urugo kuri ubu butaka twicayeho, turakomeza tuganire n'ubundi ku by'urukundo rwacu. Uyu munsi akaba ari rwo rumuteranyije aha ngaha. Reka dusabe rero abo bantu banyegereza hafi, dore ko umuryango wa Manireho Jean Pierre n'abajene batambuka, kandi mubaha amashyi bose. Umuryango wa Manireho Jean Pierre ukomeza utambuka, ugenda usuhuza abashyitsi. Bakomeza batambuka basuhuza abashyitsi. Mbega bintu byiza, nguko rwose.
Muzehe nta uruhunga urukundo nanjye ako niko nshyizeho kubera ko duhujwe hano n'urukundo. Nta uruhunga Jean Pierre, nta uruhunga Jean Baptiste. So rero nakomeje mbabwira ngo hanika kwa Maniriho Jean Pierre, ukagira ngo ni njyewe, ntabwo ari njyewe. Nababwiye ngo ngende umukuru w'umuryango, hanyuma reka nuko mukomeje kugenda kugira ngo yigire hejuru na madamu ndetse n'umuryango bafite, hanyuma babasuhuze, hanyuma Jean Pierre ijambo ndarimuhaye. Mubone Jean Pierre ninde? Mwagize ngo n'uyu? Ntabwo ari uyu nguyu. Hanyuma nakubaha Jean Pierre, umwanya n'uwanyu. aho neza bishimiye kubabona kandi ni nk'amashyi muri abantu b'abagabo. Nubwo harimo n'abagore nta kibazo, abagore namwe muri abantu b'abagore, namwe mwiha amashyi. Hari igihe tuvuga ngo muri abantu b'abagabo, abagore bakavuga bateze koko twebwe mutwibagiwe. Turi umuryango munini, uyu nguyu niwe mukuru muri twebwe. Yitwa Hamisi, aba nabo umwe ni mukuru undi ni muto, uyu nawe ni madamu. Ubushize turi mu rugo iwanyu mwatwakiriye neza kandi turabashimiye ukuntu mwatwakiriye. Noneho mukaba mwahiguye isezerano tuva mu rugo, mwaratubwiye ngo muzaza kandi koko muraje. Nimwiha amashyi n'abari hano babaha amashyi. Twarebye tutese ubu ngubu muraza kudusura turi batanu twenyine. Uyu nguyu akurikira mama, uriya ntumbaza ari uwa kangahe? Uri uwa munani. Mama ni uwa kangahe hano? Ibyo bintu ndabimenye, ntabwo nari mbizi. Twakomeje, hari umuryango cyangwa se bashiki banjye barahari, ni benshi, ariko hari uwabashije kubahagararira. Nahaguruke nawe abasuhuze. Ongeraho ngo na Yezu akuzwe. Uzi haleluya gusa, nta kibazo. Ase uyu mugabo we udafite umusatsi ndamwakira ku ruhe ruhande? Ni uwanyu ni uwacu? Abantu badafite umusatsi njyewe ujya mbibazaho, nkibaza aho umusatsi wagiye. Aha, dufite Zito nari hehe? Mu kanya wari wicaye muri VIP, wagiye muri regular gusa. Naho haguruka usuhuza abantu n'umugore. Ntabwo narahamagaye mu yigaro sinzi hari n'abandi benshi barumuna banjye bo bakunda ibiryo mana, ubu wasanga basubiye kure.
abana bawe bagiye he ejo wasanga abandi bazajya mu ijuru ngo bo basigaye ku masahani sha birababaje cyane nabo nibaze babasuhuze dukomeza ubwo abaturanyi mwabonye ko mfite umuryango nta mutazansuzugura rero nta mpamvu zo kunsuzugura mfite umuryango munini hari abana bagiye kuza mbere y'uko baza rero hari umuryango w'umugore nabo baje baturutse kure ariko bihanganye baraza dufite bivugire wowe ntabwo uri murumuna w'umugore ntiwishyire imbere ariko uri umukinnyi wanjye wa filimi ubwo urashaka ko dukina filimi hano nta gahunda yo gukina ihari mabuja wacu nabanza ahaguruke uyu nguyu ni muramukazi w'umugore haguruka umusuhuze itorero riri hano kugira ngo ibintu bigende neza umunuka cyane ubundi icyo nashakaga ni iki ngiki ndabona tuje twiyicarira urakoze cyane abahungu muze hano muze hano kuko atari uwacu uyu nawe rero ni abana b'uyu nguyu bari hano bose oya n'uyu mubazi uyu muryango wadusuye ufitemo n'abakobwa nta kibazo uyu musore aribana batuye i Gatunda baje batugana natwe twarabasuye ntabwo mwaje ubu se hari igisigaye kuri ngera aba bahungu ntibihangane babasuhuze uyu ni umwarimu muzamuzanira abana banyu amarere ashoboye gufata abana neza Imana ibahe umugisha yewe ijambo ryanjye ndumva risoje ahasigaye bagira ijambo nimurigumanye murakoze cyane byumvishe ingo y'umukuru wanjye bitamanza ndamura muzi na wanjye murusha imyaka ibiri nubwo nshaje hagati mu rubyiruko ndashaje uyu musore rero ni umusore dukorana mu kazi twazanye aha ngaha nawe ni inshuti y'umuryango rero ngewe bahita nkuziza Emmanuel uyu n'uriya wanjye ntabwo ari hano ariko nyine bahaguruke mu mubare rero twishimiye kuza muri ibirori bya mukuru wacu kandi twishimiye kubabona nawe nk'abantu dufite nk'undi muryango kuko turi aha ngaha ubu ndumva uko byaba ari byo byose turi umuryango kuba kuba turi umuryango bivuze ko tuzagenda twaguka mugani tuzanashima bamwe muri mwebwe twongere twisuga niko none nawe yarigenje kuko twabonye ko muri umuryango mwiza kandi muzi kureba n'aba mwatera amashyi tutavuze byinshi cyangwa n'izina amagambo ibyo navugaga ni ukubashimira kuko mwabashije kubana n'umuryango cyangwa mwemeye kwihuza n'umuryango wacu natwe tuzabona abana beza murakoze cyane banze kubasuhuza amazina ni Eric Manishimwe urugo ni Matumba nziza akaba ari inshuti yanjye twariganye guhera ko kuzamura nabonye akazi nanjye
siniya phone ibiki guhera umwaka wa kane wisubana kuri isuku ikinyarwanda cyubahwe turakomezanya n'ubu turi inshuti cyane kandi nta kumenyera turi kumuna abana turanabana no mu nzu imwe muri geti nk'uko babivuze cyane tukaba twifuje rero kuzakubana namwe muri uyu mwanya mwakoze cyane nanjye ntabwo bamvugira ndivuga ko ndi umugabo ndubatse njyewe nkuko babivuze ariwe mama wa ntari aha ngaha byo birumvikana ikintu cyaduteranyirije aha ngaha ni umuvandimwe tubwira ati dufite ikirori kijyanye n'abashyitsi bazaza kudusura turetse n'indi miryango ku ruhande natwe twabishimiye abakozi badusura rwose Imana ibongeye nyuma ya barumuna banjye cyangwa se abavandimwe dufite imbaga nini y'abaturanyi abantu duturanye tubanye neza uyu nguyu muramwita ko ejo muri twari kumwe hari abantu bamwe twari twazanye ubushize mama muto mwaje mugasuhuza abantu twasuye ko badusuhuje bishimye mwaje namwe mukabishimira ko yego kandi nawe amagambo rero uriya mugabo sinzi ukuntu ndi kubibona kuri aya meza sinzi ukuntu ibi bigenze n'umuntu natoje ukurikije uko tujya ubibona kuri twebwe abakuru hanyuma mushuti wawe tukaba twicajwe hano n'urukundo mwagiranye sinzi uko bigenze ijambo n'iryawe murakoze muzehe Minani twabateguriye icyo kunywa kugira ngo uriya muhanda kugira ngo uhaguruke ndagira ngo uhaguruke akangaka ugapfunyikiraho mu rugo ubashire ubabwire ngo ubuse muravuga ko twabakiriye uvuge ko twabakiriye aka kenge we hariya mu gikari ni keza cyane ntabwo ari agatuma umuntu atsinda ahubwo ni kamutura buhoro mutahe buhoro mugere mu rugo amahoro umuryango hari ikibindi Kigali niba mushakira abasore nimba waba ubifitiye iki kibindi rwose ni icyawe nicyo wateganyije cyane twashatse kugira ngo mwaje kudusura natwe twashatse kugira ngo tugere hano tubaze turi ko mwagize mu rugo amahoro none dusanze mwaragize mu rugo amahoro ariko ntabwo uri menshi hari imiryango ihari hari n'abaduhuje bagize gushaka imiryango bashakana itariziranye natwe tuzakumenyana ubu ko umuryango umwe uririya undi uririya ariko hari abantu benshi bakoze iki gikorwa cyo kugira ngo babuze imiryango yacu ariko umwe ndabona umuhamagara ko wowe uyijyanye idapfunduye urapfunduza iki nikirukaruka uza